hakurya yanyu mu myiteguro yo kurasa ngo bari no kwishyira mu myiteguro yo kurasa myiteguro yo kurasa igitero cy'Imusiga kikazaba ku munsi w'ejo. Ryari? Ku munsi w'ejo ni igitero kigomba kuba kiri Imusiga igitero kigomba nyine cyo kurangiza, bashaka kurangiza M23 kwikura mu nzira Sake bakayimanukana Shasha bakayikura muremure, urumva bakabona kubona inzira ya Shasha, urumva na Mushaki bagomba kwikurayo. Yego, hanyuma icyo nakubwira nuko ingabo nyinshi za SADC, abarundi SADC, FARDC, MONUSCO bose bari gukora urukuta Imugunga. Niho bari kwerekera, niho bashyize ibirindiro bikomeye byo kurasa M23. Ubwo M23 hanyuma abarundi nibo bari kuza bagomba kuba umwanya wa mbere, nibo bari imbere mu rugamba, nibo bari imbere ngo abasirikare bahita babyumva. Abarundi bari imbere, buri ubwo ni advance part, byo bita advance part. Hanyuma SADC bari ku mwanya wa kabiri, abangaba bari kumwe barongojwe n'abatanzania ndetse na South Africa, akabe nabo bafite high commander cyangwa se commandant. Urwango Tanzania ni igomba commandinga no rugamba, nibo bari ku murongo wa kabiri w'urugamba. Hanyuma Wazalendo yigijwe inyuma aho yajyanywe ku musozi yajyanye Rusayo, aho bita Redok ubwo ni naba maneko cyangwa se ba matwi bo muri iperereza rya Kongo, harimo nyine ushinzwe iperereza n'abamwungirije batatu, babiri batawe muri yombi bazira ko bafite imikoranire nayo mu Venezuela. Hanyuma bikavugwa ko chat zabo ngo zigaragaza ko bakorana nayo mu Venezuela cyangwa se bacatinga nayo mu Venezuela. Hanyuma tukiri kuri aba batawe muri yombi kandi umuvugizi wa guverineri ku rwego rw'intara nawe yatawe muri yombi. Nizere ko mwese bakurikiye Bwiza TV mu bice bitandukanye muherereyemo, gahunda zanyu zimeze neza cyane. Turabasuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro uruvugiro rwo ku itariki ya 15 turi mu kwezi kwa kabiri, ubwo nuvuga kugeza hagati. Abahembwa abafata avance si salaire tayari tayari kabisa. Aryo bya nago wayivuga ko taragera hagati. Ha byaterwa no mukoresha wawe cyangwa nubwo na systeme mukoreramo. Mufate avance siri salaire kandi natwe mutwibuke natwe twabahaye amakuru mu minsi 15 y'uko kwezi kwabanje yarameze neza, kandi turacyakomeje. Muduhe rero natwe kuri avance siri salaire turaza gukomeza kubagezaho amakuru, ariko gusa kubikora mwabikore ko nubwo mutabikora amakuru yo turayabaha. Ariko nagari ya gahunda ya musubscribing cyangwa mubyihorere ya india yale tipe hakarenzaho n'ibindi bintu. Turabinginze cyane musubscribing abantu bakuru babyeyi, mukore subscribe kugira ngo Bwiza TV igere kure, igere no ku bandi batarayimenya. Mukore share, mukore like ndetse munatange comment. Nabivuze rero ko ari uruvugiro, niyo mpamvu mubona ko twicaye batatu nyine, ubwo nyine n'abantu twese tuje kuvuga amakuru menshi kandi namakuru umuntu mwatakwitwaza. Ego nukuvuga ngo nagaseke kuzuye nibyo ari ngagaseke ngo ni inkangara ahubwo agaseke n'amakuru, agaseke k'amakuru turaza gutandukana rero hagati inkangara n'agaseke. Ego inkangara ni iki? Oya nzagaseke naguze inkangara ubwo nanzi kari kimwe n'agaseke. Deni mubwire nanzi kari kimwe n'agaseke. Deni se buri yawe Deni ari kuri gusoma uduki. Deni banza yaryohewe amakuru gusoma amatangazo nakomeje kwisukiranya ibya UPDF rya SANDF. None ndi kubona iry'umujyi wa Goma nakurya intara yampaye hari haruguru ntago ibintu byoroshye bimeze nabi, ndaje tubicemo ariko gato nyine inkangara ni cya kindi kinini uburyo ubona kimeze nk'agaseke. Ubuse siko nabimusobanurira inkangara ni numva nagaseke kanini, siko twabisobanura Deni. Inkangara ni ntago waba binsobanurira neza kwiboroga ngo tabyumva. Inkangara ni ufata agaseke noneho kigire kinini cyane, agaseke kagira nacyo kiba gikoze gutya gifite n'umutemeri forme nini. Ikibona agaseke kadafite umutemeri. Buriya
burya niko gahinduka ikibo buri ushobora gufata ufashe ufashe ikibo ugashyiraho umutemeri ubwo tayari kaba kabaye agaseke cyangwa ni sagaseke se okay ndumva ruko nabisobanura ariko kandi ubwo ngubwo niba ndi kwica ikinyarwanda ntimundenganye mbona uko mbizi naho miseke urarwana naho miseke ndarwana muze kurenzaho mufashe Fred tumusobanurire dare we ni kamugi ni ibyinanga so amakuru tugiye kuvugaho rero ari ayo matangazo Denis ari kuvuga na matangazo menshi akomeze gucicikana nyuma yuko umujyi wa Goma ukomeje gushyirwa mu kangaratete hari umuntu wenda musobanura gutera ni isoko y'amakuru ya bwiza ariko itagiza kuri mikoro watubwiye ukuntu igoma ibintu byaho biteye ngo Goma buriya nubwo muba mubyumva gutya abantu bigoma bo bazi neza icyo M23 yabakoze bazi neza icyo yabakoze aho yabafashe harababaje kabisa bakuntu bita kugufata hano bababaje harababaje turi buze no kubireba mu twavuga ko ari muri Rambuye impamvu iriya sake ikomeje kurwanirwa nimwe muri izo mpamvu kuko ni izingiro ryahuriragamo imihanda myinshi itandukanye yose igemurira mu ijambo rimwe n'uruti rw'umugongo rwagoma sake rero ifitwe na M23 ibyo ngibyo ni automatically ibintu bizwi umuvugizi yaraye abitusobanuye abishimangiye mu ruvugiro rwo ku 14 muze kongera mu rugume umuvugizi wungirije wa M23 yarari kunyomoza abawazarendo ngo bajya muri sake bakifotorezamo bakavuga bati abantu barabeshya ntago M23 ariyo iri muri sake rero yavuze ati ni gutyo bavuga ariko ukuri nuko M23 yifite sake kandi natwe tugendera ku makuru tuba twabonye ari typique ubwo wa mugani njike kayiko nawe yitabye ntavuge ngo tetwa ubwo nawe nta kintu yabakoze amutse atavuze tetwa twabivuga yego nanjye nibyo nagiye kuvuga ko nabyo twabitangaza rero uko biteye kugeza ubu ngubu ntabwo uyu munsi higize haba nyine imirwano ku mirongo yose y'urugamba hari agahenge twibutsa abantu ko dufite Meki muri iki kiganiro aza kuduha update z'uko byifashe hakurya iyo ngiyo kugeza ubu hari amakuru yuko ngo mu cyakare cy'ejo cyangwa mu minsi itadambiranye hashobora kuba hari igitero karundura kiza kuba kuri Goma muri Nord Kivu ibindi turabimenya Meka bitubwiye igitero kitazwi uzagi uwo kizaturuka cyangwa adereze idonido aza kutubwira ese ninde azakigaba ninde se bayazana byamenyekanye bite ariko nyine ngo kirahari tu gusa ariko ibyo byo ni ibisanzwe hariya ushobora kumva uyu munsi habaye agahenge byandi bya ndirimbo nungu ubona nimugoroba ushobora kumva kabaye ubwo rero ariko we urumva afite amakuru atariho ivumbi kubyo tumuhamagara se ahubwo yego bigishyushye ahubwo bigishyushye tumubanze tumutereke babanza tubwire iby'icyo gitero karundura hakurya ahangaha Meki mwiriwe mute mumeze mute hakurya iyo ngiyo namwe imvura yabamereye nk'uko yatumereye inaha twebwe igwa nijoro bonageze hafi saa 6 n'igice kuva rero saa 7 imvura yarivuga okay suhuza n'aba bagabo ndi kumwe nabo barimo Denis wiriwe Meki Kayiranga so turi mu ruvugiro yego Fred bari kugusuhuza niwikirije aho mumeze mute hakurya yanyu bimeze bite na update muri rusange ubwo nahisenza tumeze neza hakurya yanyu biri mu myiteguro yo kurasa ngo bari no kwishyira imyiteguro yo kurasa igitero cy'Umusiga kikazaba ku munsi w'ejo ryari ku munsi w'ejo igitero cyande Umusiga igitero bashaka no gukuraho M23 okay bagafungura inzira ya Sake imbunda za bifaru BM zikabona inzira zo guca
amakuru ko ari ubutasi wayakuye hemeki ni ijisho ry'umunyamakuru. amakuru y'ubutasi bw'abandi uyakuye he noneho ko ari ayo mu mbere? nanjye ndi intasi umaze kujyamo ubundi ariko investigative journalist nibo bameze neza cyane bafite amakuru. nanjye ndi intasi ntabwo byoroshye umuntu agomba gukora kugira ngo avundike kugira ngo abone amakuru ukarara amajoro ukayirira ayandi kandi umuntu aba yarabyigiye kugira ngo abashe kuyabona. wenda gato n'ubundi urumva twabitangiye igitero kiri kwitegurwa, hari Monisco, hari Sadeki, hari abarundi, hari FARDC, hari aba FDLR. ni bande muri abo bari kugitegura? ese ni coalition yose iragikorera rimwe kiraba mu kahe gace? bose niyo ngiye kukubwira. kwanza icyo nakubwira nuko ku uyu munsi uko bihagaze mu mujyi wa Goma urimo urujya n'uruza rw'abakire bari guhungisha ibintu byabo bajya mu mujyi wa Bukavu. aba bari guhungisha ibintu byabo n'abafite amaduka n'amashopu akomeye, bamwe mu bacuruzi bakomeye bifite, bose bari kwerekeza mu mujyi wa Bukavu aho bari kujyana ibintu byabo. urwo ni rwo rujya n'uruza nakubwira ko ruri mu mujyi wa Goma. yego, hanyuma icyo nakubwira ni uko ingabo nyinshi za Sadek, abarundi, Sadek, FARDC, Monisco, bose bari gukora urukuta imugunga. niho bari kwerekera, niho bashyize ibirindiro bikomeye byo kurasa M23. hanyuma abarundi nibo bari kuza bagomba kuba ku mwanya wa mbere, nibo bari imbere mu rugamba, nibo bari imbere ngo abasirikare bahita babyumva. abarundi bari imbere, buri ngo ni advance party, niyo bita advance party. hanyuma Sadek bari ku mwanya wa kabiri. abangaba bari kumwe barongojwe n'abatanzania ndetse na South Africa, akaba nabo bafite high commander cyangwa se commandant. ngo Tanzania ni igomba commandinga runo rugamba, nibo bari ku murongo wa kabiri w'urugamba. hanyuma Wazalendo yigijwe inyuma aho yajyanywe ku musozi, yajyanye Rusayo, Muja, Kanzana, banayizamura kandi mu ishyamba ku Kaburi. bita ku Kaburi ubwo ni Burumba ni Mwirimbi, aho bita nyine ku Makao, Sheme Betieri uzamutse nyine ku Kimashini, niho Wazalendo bayerekeje. urumva yo yagiye bari nigaruka mu mujyi wa Goma. hanyuma FARDC nayo ikaba iri kuzunguruka mu mujyi wa Goma. ugeze mu mujyi wa Goma urayibona n'igisirikare kizenguruka, ubwo n'abariyo baza kunyomoza niba mbeshyi bivuga ko mba nahigereye amakuru mba nayitariye. hanyuma icyo navuga ni uko urangiye noneho aho imbunda n'iziri, urumva uko aya makuru ateye. FARDC ndetse n'aba ba Sadek, Tanzania, Burundi, bose ino coalition, imbunda nini bazijyanye aho bita Rurengo aho ziteretse. yego, izindi ziri Nzuro, izi za Nzuro iminwa yazo yarebaye muri Sake. hanyuma izindi bazijyana Buhimba ku gasozi bita kwa Mama Olive, ko kari hejuru. aka gasozi abantu bakazi kari hejuru y'abapadiri. ubundi kakoreshwaga mu gusenga. sasa icyo nashaka kubwira nuko twose tw'abanyamasengesho twose twagiye tujyaho imbunda, dusozi basengeragaho. kano gasozi ka Burembo nyine ka Buhimba kari kwa Moriva kari hejuru y'abapadiri, niko kakoreshwa nyine abantu bajya kugasengeraho. imisozi yose rero ikaba yashyizweho imbunda. hanyuma yo ku musozi hari umusozi kwa Seteleka. uyu musozi wa Seteleka uba ureba Mushaki, Karuba, urumva na za Sake rwose uhareba. uyu musozi rero niwo bateretse imbunda nini cyane urangiza ariyo bita BM. bakaba bayiteretse nyine kuri Seteleka. hanyuma ku munsi w'ejo akaba ari igitero simusiga kigomba gufungura inzira ya Sake kugira ngo FARDC abo bafite no coalition ubone uko banyuza imbunda zabo nini bajya Shasha cyangwa se bajya mu majyepfo bazabwera Mana. uvuga ngo aho bagomba kunyuza ibifaru za BM za mbunda za Tanzania bazanye ziri mu modoka zose. uvuga ngo igitero kigomba gukurikiraho ubu mvugiye igikurikira ubu ndi kukubwira inkuru. ni igitero kigomba kuba kiri musiga. igitero kigomba nyine cyo kurangiza, bashaka kurangiza M23 kuyikura mu nzira Sake bakayimanukana Shasha bakayikura muremure, urumva bakabona kubona inzira ya Shasha, urumva na Mushaki bagomba kuyikurayo
berekera mu majyepfo. Ubu ukuvuga ngo twakita igitero simba ibi ngibi uraza kumbaza nyuma bikeneye kumenya bindi bicamikiyeho. Hanyuma aho bita redok ubwo ni naba maneko cyangwa se ba matwi bo muri iperereza rya Kongo, harimo nyine ushinzwe iperereza n'abamwungirije batatu, babiri batawe muri yombi bazira ko bafite imikoranire nayo mu Venezuela. Hanyuma bikavugwa ko chat zabo zigaragaza ko bakorana nayo mu Venezuela cyangwa se bacatinga nayo mu Venezuela. Hanyuma tukiri kuri aba batawe muri yombi kandi umuvugizi wa guverineri ku rwego rw'intara nawe yatawe muri yombi ngo afite imikoranire na Corneille Nangaa. Bararebye basanga afite uburyo bavugana na Corneille Nangaa. Ngayo makuru ahari ibindi wambaza hera kuri abo warumbwiye baba ari abarwandofone abo bantu batawe muri n'abakongomani barabazayirwa pire. Akabazo mfite Shadwa katarakubaza ko babashije gutera icyumvirizo kuri ayo makuru avuga yuko FARDC iri tayari gukubita igitero Karundura. Ntacyo baba bamenye kuri M23 cyo ko hari icyo yaba yiteguye kuri icyo gitero. Icyo navuga uri ngoma yambwiye ko tuzavugana ku munsi w'ejo, ariko icyo nakubwira cyo nuko ibyo twagiye tuvugana yaba reporting twagiye dukora yaba umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisivili yaba ndetse no ku rwego rw'isika bose bavuga ko tujuru bahora biteguye cyane nkuko nabikubwira nuko M23 akenshi twavuga ko ifite iperereza rikomeye y'ubwayo byonyine tubwabyo nibangewe nk'umunyamakuru n'imboni yanyu ya bwiza nabashe kumenya ayo makuru wibaza M23 itayamenye kurenza ko jye namenye ubona abasirikare bari mu rugamba. So icyo nabwiye cyo nuko nabo barabiteguye barabizi kandi ko kujya mu mujyi wa Sake gufata iriya misozi bafashe yose ari imisozi igize itaboroheye bagomba kuyikurwaho. None urabona se ahubwo aya makuru yamenyekanye atari bugipfubye igipfubya se barara bavumbishe bwiza ati ubwo nyine nabo barakora gisirikare. None semeke icyo gitero cyaba gihuriye na cya kindi kimaze iminsi gitegurwa Karundura byavuga ko kizagabwa nyine mu mpera n'ubundi z'uko kwezi. Ni igitero nyine Karundura kiza no guhura na zangabo za South Africa za Ramaphosa yavuze zageze mu mujyi wa Goma zamaze kugerayo. Ni igitero nyine cyo kugira ngo bikure iki cyugazi kibafungiraniye mu mujyi wa Goma. Urumva rero ni igitero kitari buze kuborohera. Ni igitero navuga ko bo bateguye kandi bumva ko kigomba gupfindura cyangwa kwirukana M23. Ko numva inzira bashaka sari ijya muri Sud Kivu kuri muremureho cyangwa nako kuri Kibumba aho abantu basengeraga hateretswe imbunda naho ejo bazahataka donc bazataka territoire ebyiri Masisi na Nyiragongo. Ukuvuga ngo udusozi twose abantu basengeraga uduteretse imbunda. So uko nabashe kumenya cyangwa se kubona imbunda aho zireba n'utwo n'utundi ariko twumubwiye turi imbunda BM yo iri tayari naho hano kuri noza ku hejuru y'abapadiri bari tayari bose imbunda zirareba ariko uriya musozi nawubwiye ko kwa abantu za wa Teseleka nawe kari umusozi ureba imisozi yo muri Masisi ushobora kureba Mushaki Karuba kandi bizika hose hari M23. Muri Nyiragongo hoho bishoboke ko nta kizahaba cyangwa naho kizahaba. Naho birashoboka ko Nyiragongo n'ubundi basanzwe bafite imbunda kwa Maoriba bazifite hafi n'ikibuga cy'indege. Ikindi bafite force mu kibaya nikiza ko naho bari kuramprosa ariko kuzana y'abasirikare. Urumva rero ko M23 ishobora kutoroherwa cyangwa se koroherwa n'ibingibi kuko urumva ko imbunda bazigenze ahantu henshi cyane kandi zigomba kugira gute kurasa ahantu tuzi nyinshi zitandukanye. N'uyu munsi habaye imirwano ariko byari aho ngaho bagiye amabombe 10 nangahe anyuka bubonye muri Mushaki komeye cyane ariko ngiye cyari kishikaje ko ari kumenya what is going on in the town cyangwa se n'ikijya mbere umunyamakuru uri wabikurikirana nyine tu.
uretse gatoya urahita umubaza pe ndashaka nkiri kuri iki gitero ndashaka kumenya haba hagendeye ku kibatoranya Tanzania ngo bari iyobora iki gitero simusiga Tanzania ni izaka gace Tanzania kurwana kandi wumvishe ko Tanzania na South Africa bari muri high command ni babandi baza bari gukomandinga urugamba nabo bagomba gukomandinga urugamba barundi urumva babashize ku mwanya w'imbere nibo bagomba kurwana muri rusange urumva bagomba kurwana bose ayaba Tanzania yaba Barundi bari mu mirwano wavuga ko nka Wazalendo ahiriho isa nkaho yagiye gutangira urebye aho yagiye Rusayo Muja Kanzana naho bayizamwe mu ishyamba rya Kaburi aho bita nyine ku makao chemin de Sierre nuko nagiye byandika jewe mu byumva yego uzamutse ku kimashini aho bayijyanye ubona ko byanga byakunda ino ndakeka ko washobora kuba inventory muri ibyo bice hafi aho ngaho kuko hano unyuze za Nyiragongo bashobora guteka avuga ati rero dushobora kwataka igice cyerekera muri site cya Sake tukaba dushobora kugira ibyago by'uko nane muri Nyiragongo twataka rero icyo nabwira cyo Tanzania buri byo yose ho wazite impamvu ndayimenya ariko Tanzania yaje determine kurwana even South Africa nita nkaho yabaye ni uko gato uko babura ko abasauza bakigera mu mujyi wa Goma babanje kujya kugenzura cyangwa gukora iperereza ry'ibanze bohereje za maneko zabo mu bitaro mujyi wa Goma barebere aho bagiye barebye ngo barebye uburyo abantu bagiye baraswa bari mu mamoruge abari mu bitaro barebye bavuga ati abantu barasa gutya turabisukira ahandi kuko gwitavuga reka twigiye muri atirari cyangwa tujye muri mu batajya imbere muri infantry yego so rero bishoboka ko Tanzania yo yiyemeje kandi urumva naho bari ni SADC bari kumwe ikindi buke ko baba SADC South Africa na Tanzania muri urugamba bafite abagide yego abarundi gide babo nabavuga ko arabayifudere nibo babereka murarasaha muranyaha kugira ngo batayoba even na Tanzania na SADC muri rusange nibo bafashwa nabo n'aba muri FARDC nibo bafasha kumenya ntuza inzira bagomba gukoreramo kugira ngo nguhe Frederick nsoreze kuri iki ngiki nashakaga kukubaza inti kuba bamanukanye noneho rwa rurimi hari ni wowe wanje ubikize kubimbwira hari ngo bimeze nka wa munara w'Ibabeli noneho ururimi rwabaye rumwe bari bwumvikane cyangwa igitero n'ubundi baraza kugeramo basanje umwe ari kujya kuzana imbunda ya BM bikarangira azanye katyusha ibyo byose nyekiza ko ba Tanzania kujya muri aka kazi cyangwa kujya muri bino bagiyemo bishoboka ko wenda baregemo abantu bumvikana kuba bavugira ku byombo kandi uburyo bakoresha ikoranabuhanga ariya ku buryo navuga mu Giswahili bijya mu rurimi abandi bumva navuga mu wenda igisanifu uko barabavuga sanifu Swahili navuga mu Cyongereza bashobora kuba translation cyangwa transmit ishobora kubishyira mu Gifaransa ariko ikindi hari nuko Tanzania na South Africa bari muri iyo commando bari muri high command no bari commanding urugamba muri make urugamba rw'abanyamahanga urenze uko rwaba w'igisirikare cya Kongo okay Fred wende ngiye ikibazo cyanjye kiri bwigarukire ku baturage M23 yari imishishikariza abaturage bahunze Isake kugira ngo bagaruke ibabohore neza kuko yo ivuga ko n'ubundi ubwo baboshye icyo gitero cyangwa se urwo rugamba ntibibutume abaturage bakomeza kuba impunzi bakaguma mu buhungiro uko byumva nuko bimeze ntabwo ntekereza ko bari burase bazarase mu Ventura ikarekera ntabwo ntekereza ko bazayirasa ikarekera cyangwa se bazarasa poziyo zayikarekera ahubwo ikintu twakwitega nuko iyi ntambara ishobora kubyara ibindi uko izo bombe ziri kuri umusozi wa Muja umusozi wa SLK umusozi wa Uhimba umusozi kwa mama uri mahanga hano ejo abapadiri imisozi
M23 ishobora kuzasubiza ibisasu bikaba byahagwa rwose mu mujyi wa Goma, ahubwo abantu bashobora kwitega ko umujyi wa Goma ushobora kuzamanukirwa n'imvura z'amabombe, cyangwa se ikaba ariyo finali yo kugira ngo uyu mujyi wa Goma uberemo intambara mu gihe abantu benshi batari ukubibona, kuko FARDC n'abayifasha ndetse na leta ubwayo bo ntibumva ko iby'imishyikirano wapi bakeneye gukubita umwanzi wabo bakamubigeza kure, cyangwa se bakanamumaraho burundu, kuko kugira ngo n'umuvugizi wa M23 yavuze ko bakoze inama ku wa mbere FARDC kumwe na MONUSCO n'abandi bafatanyije bemeza ko bagomba kurwanya M23 bakayikuraho burundu. So urumva rero nuko bibona. Twamushimira tukamurekura kereka niba Deni hari icyo ashaka kumbaza. Ndumva mubinyuzemo amagambo ashizivuga nta kintu mushaka kumbaza. Aya makuru reka tuyatware gutya tujye kuyatanga gishyushye meki. Amakuru mwanyuzwe urumva bihagije. Gusa icyo navuga nuko ari bagakegeshwa kanje. Yego. Cyane urabona ko urugamba iyo rugeze n'urugamba rwanga rugeze aho rusa nkaho rushyushye, kuko niba bageze mu bantu b'iperereza bakabashinja ko bakorana n'abanzi babo, ikibazo gikomeye cyane n'igihe aba bantu baba kuko ari byo by'ukuri. Kumva ko FARDC n'ubundi nose niyo abantu baragize mu iperereza, ubwo ahandi byaba bimeze bite kujya kuri front abo mugani abo bantu kuri toke y'imbunda uri byaba bimeze bite. Urumva no kwa guverineri bose w'intara naho nuko byari bimeze. Umuvugizi yari amaze nk'ukwezi amushyizeho, ukwezi yari umuvugizi nyine wa guverineri w'intara pana ntabwo ari njike. Kuko njike avugira ku rwego rwa gisirikare, undi nawe yavuga ku rwego rwa gisivili. Urumva rero ko niba bimeze bityo hari ikintu gikomeye ubona ko intambara ishobora kuba igiye kugeraho ihindura isura. Niba biri mu bakongomani ntabwo bikiri muri abandi bavuga ikinyarwanda noneho wenda ngo uvuge ngo nabavuga ikinyarwanda, kuko urumva uyu we wa guverineri baramushinja kuba bavugana na Nanga, chat ze ngo zari zerekeye kuri Nanga. Bose ni ku mashati ku matelefone yabo barabatracking. Urumva rero ni ibindi. Hanyuma ariko naje nibaza kuki Wazalendo yajyanywe inyuma noneho. Suzi ko se South Africa yari yarayanze, ubwo nayo mpamvu nanze kubikubaza. South Africa ntimwahoze mumbwira ngo se ntabwo ishaka kumanukana nawe, kutayirukanye ku rugamba kayideployinga mu binjira mu gihugu munyuze muri Nyiragongo nka leta kuko ishyigikiye ntabwo kuyirukana tuku byari kwemera. Ahangaha icyo nshaka kwereka muri analysis zanjye bivuze ngo Wazalendo ishobora igihe urugamba rwakomeye, Wazalendo ishobora kuzirukanka mu ba mbere, ubwo uzahura nawe urumva nawe ibyo azahura nawe. Urumva abantu bo bazi ko bahigana na Wazalendo bashobora kuba baciye uko wakwibaza Wazalendo ntuzayitandukanye n'abantu n'interahamwe, reka mbivuge gutyo, abantu banyihangana ntaho urwo rugero ko cyitwa Wazalendo ibyo gikora abantu barabizi, ubu nta bindi bazanamo nta by'amategeko ntaki. Urabona rero ko ukurikije ibihari nk'uko hari umwuka w'intambara, kandi ushobora kuzatanga resulta zigeze gute, resulta zishobora kuba positive kuri buri ruhande cyangwa zikaba negative kuri buri ruhande. Nibyo ndumva ari ibyo jewe nakongeraho, ibindi ubwo turagumye tubirebe cyangwa se no n'ejo n'umunsi. Sure. Thank you. Asante sana. Saya duhaye. Rero ndumva arashyushye ahubwo tuyabahe hakiri kare yatari yahora, kuko ibisi byo Patrick Muyaya yahise yishingikiriza iby'iki gitera avuga ko nta biganiro, akavuga ati don't care. Ubwo nyuma y'ejo azavuga ibindi. Ahubwo nyuma y'iki gitero gishobora gufatisha Goma, kuko niba gisubiza inyuma urumva aho baraza baragipushinga n'umujinya urumva aho kiraruhukiye. Kiretse niba basubiza inyuma M23 nayo bakayigeza kure. Bayigize inyuma gute se kandi yarangije kubimenya? Yewe de yamaze kubimenya. Ko yabimenye umugano ubundi yabadoginze bagasanga ni inzira bacaho kumbi na iri kutayari. None se wamugani ko yabimenye. Ejo mwana izamu ubuzima nzabe ndaha nkurikire ndende. Ese barakiga. Igitero urebye kirashaka kunigura Goma. Sure. Ariko kishobora no kwisanga kinigiye rimwe cyangwa se kikayifatisha. Cyangwa umugani bakazagenda bagiye barakiga bamanukire ko bisanga epfo iyo ngiyo nyine abo bashaka kujya South Kivu.
rero kuri iki gitero ndumva ari bibundi hasigaye Imana ejo izadutiza ubuzima tuzabe turanga tuyabagezeho niba bakigaba n'igihe bavuga bati bwiza yabitanga naye ibyo narimo mvuga ati kuva M23 ubwayo yanabimenye reka dupuringe cyangwa se tubireke tube tubyiboreye tuzabipangira ikindi gihe nabyo byose birashoboka kabisa ariko hari abasirikare ba South Africa nabonye ngo M23 niyishe Deni bapfuye umunsi bapfuye ejo cyangwa the other day bapfuye ngewe muri no tangazo ry'igisirikare cya Afrika y'Epfo nago rivuga umunsi ariko bavuga ko ari igisasu cyaguye mu nkambi yabo ariko niba ubyibuka neza ni base niba ubyibuka neza hirya y'ejo twavuze kuri babazungu kuri ambush yaguyemo abantu benshi cyane harimo za modoka zashiririye harimo n'abacanshuro ntabwo rero nziriba baraguye muri ariya mbushi cyangwa koko ari igisasu cyaguye muri base yabo ubwo sinzi riba twasoma iryo tangazo tukareba nicyo twajyaho nyine ko se ko amakuru yatangiye hanyuma iyo tugufite ko igifaransa kiba cyuzuye abanza bari South Africa ubone mu cyongereza rwose Magashi ngarwaye gukorana na Deni ngakabanza kumva ukuntu anyereza rura Rufaransa rusabikoze ngo byamuryohera ngo nibwo yaryoherwa no kubwira abantu bahari hakurya makuru noneho yibigize gute kubwira n'abantu gisarikozi yego Deni wa gisarikozi gusa rero bakubiteho no kuri icyo cyongereza n'uruzungu mubaki itangazo rya Sandef se hari ndiko babizi Sandef ari ryo ndi gushaka riragaruka kuri abo basirikare babo ariko inkuru yo reka kwanza ngo reka tube duhereye ku nkuru riravuga ngo igisirikare cya Afrika y'Epfo cyemeje ko ku itariki 14 z'ukwa kabiri 2024 saa 7 n'igice si harejo 14 yego ni kuri Saint Valentin ngo igisasu cyamurutsiye cyaguye inside one of the South African contingent military bases ubwo ni muri bimwe mu birindiro by'ingabo za Afrika y'Epfo hanyuma ngo gihitana hano bavuze ko ngo cyahitanye abantu nibavuze yego cyahitanye abantu babiri gikomeretsa batatu abasirikare ba Afrika y'Epfo yego nyine ikavuga ko bano basirikare bari mu butumwa bwa SADC bwo bita SAMIDRC bwoherejwe nyine gufasha guverinoma ya Kongo ngo kugarura amahoro umutekano n'ituze muri kariya karere ariko nyine bavuga ko ibyakurikiye muri ubwo butumwa ari uko abasirikare babo babiri bapfuye abandi batatu bagakomereka hanyuma bapfuye abakomeretse boherejwe mu bitaro by'Igoma ngo bakurikirane bakakomeza bavuga ko amakuru arambuye kuri ibi bintu ngo ntabwo arasobanuka ngo still sketchy at the moment ariko ngo ibi perereza rirenze rirakomeje kugira ngo hamenyekanye neza ishingiro ry'ibi bintu nabana ari ababeshye yahari ntabwo bavuze ko cyatewe na M23 ntabwo ari M23 ntabyo bavuze none yabari babazarendo batangiye kurakazwa n'umusaruro wabo banakibatera ariko kuko ejo nta nambara yigize ibaho ejo kuko nta nambara yigize ahantu hose nabwo hiriwe agahenge bakaba batewe igisasu je doute ko yaba ari mu hari ahantu ngo harimo intwaro nyinshi nshyashya bamwe mu basirikare batazi gukoresha neza ubwo no kuvuga ngo barimo baratema ishami bicayeho kandi hasi hari baraka video nibutse ko abazungu baba bari kwiga gukoresha amorutsi bashyiramo ikintu cy'igisasu kigapfuba hari kikagwamo muri metero imwe cyangwa nko muri metero imwe kimaze no kwikubita hasi bakabona kwiruka nabo niko biri kubagendera cyane ariko aba bantu ko mbona bari bushirire kwica umwuka byaro bari bushirire kabisa ariko no mu itangazo ryabo ntago bavuze yuko baje kurwanya M23 bo bavuga ko baje gufasha mu kugarura amahoro umutekano n'ituze ariko Bemba we akunda kwara bishimangira yuko baje kurwanya M23 ariko Bemba yashobora kuvuga nyine mu rwego rwo gukanga M23 niba nje nakunze kubabwira Deni amasezerano ashiraho SAMIDRC aho nayasomye hose habe na notama M23 yavugaga kugarura amahoro
kandi ndibuka ko mu minsi ishize nigize kubona umuntu niba ari umusirikare niba ari umuntu nawe uri kuvuga ngo kuba abantu bo muri SAMIDRC bari kurwanya M23 ntago ari cyo baherejwe gukora. Ariko nanone wibuke uriya muyobozi w'izi ngabo za SAMIDRC yakira za ngabo za Tanzania igoma ibyo yazibwiye. Nanone yazibwiye ati hano dufite umwanzi bita M23 twamusoza ati niyo tugiye kwitaho nitumara kumusoza bazadutungira urutoki undi. None Denis urasesengura iki muri ubu butumwa bwa DRC nako bwa SAMIDRC burimo ako kavuyo ntago bakora icyabazanye cyanditse baje guhagarara hagati ariko bararwanya M23 bararwanya M23 kubera ko mu masezerano cyangwa se ni itegeko nshinga ubwo rya SADC niba membre wa SADC atewe ibindi bihugu biroburije kujya kumutabara kuba bari hariya rero bari mu rwego muri urwo rwego rwo gutabara Kongo nk'igihugu cy'ikinyamuryango. none se de plus baza kubatabara buriya nta mafaranga runaka bagomba guhabwa aturuka muri Kongo. Nyine Kongo igomba kwishingiriza prime none ubwo sugo bakaba batabayira cyangwa bakaba ari ikiguze ubwo batabaye Shadura cyangwa ni ikiguze ubwo batabaza byose biravanga ubutabazi nta utabutanga biravanga gusa icyo tuzi cyo nuko Kongo igomba kwisimamira zirangabo. None se ahubwo Denis uvuga iki ku ni ibintu bibiri hari kuko hari ibuni ngewe nubwo bambwira ngo n'abanyamarawe barahari ntago nkunda ko bumva. Hari ibihugu bibiri rero Tanzania ivugwamo Kikwete uvugwamo Rwango twaze tubivugana Bosco mu kiganiro cyabanje asobanura neza impamvu abatizedi batatanzwe hariya. South Africa ivugwamo hariya muri diro iri kashikashi kitu amafaranga afatika ahari sibyo twabonye ko bamaze no gufata amasezerano ya mbere yo kubaka ibikorwa remezo sesa iri mu bucuruzi ari yatanze ikiguzi cy'amaraso y'abahungu ba nabivuga gute ni kwanza ni ibyo bibiri nibyo biri kuri tere nka SADC abandi wenda ni support yindi batanga. None urabona aba bantu baraje hariya muri iyo ngingo wari umaze kumbwira yantuza yo kuvuga ngo ni umuturanyi watewe batabaye cyangwa ibyo ni ibyanditse ku ibyo ni biri mu mategeko nyine agenga SADC ariko icyabazanye birabe kuko yaba ari SADC yaje muri urwo rwego yose twaye kubona biya bihugu 10 na bingaye bigize byose byaje ako bundi muri Mozambique byari byagiyeyo byose ntabwo ntago ari byose burya bwa butumwa ahubwo byabanje kugenda ntabwo ibihugu byose 10 na bingaye byakoreza ingabirega icyari ngo bikunde cyetse nk'uyu muryango wacu yasegizwe n'ibihugu bingaye bibarika ariko se nka SADC igizwe n'ibihugu 14 ubwo yose yakohereza abasirikare bikabonaho akoze buriya nk'iyo mugenzi wabo ubwo aba yatewe hakajyamo abantu nk'uko babyita nyine ko batabawe hakajya ibihugu bitatu ubwo ibindi byireguza iki cyangwa bitanga inkunga ibindi nka Mozambique kavuga ati natwe hari ububazo ibindi bigenda bivuga utuntu turaho ngaho nyine bakabyiba nabonye niyo mpamvu yo dusesengwa tuvuga ngo byose icyambere nuko biba bishyigikiye. Namibia yavuze ko izatanga iki izatanga amafaranga ariko ibyo kohereza abasirikare kareka wapi kabisa aha none reka inkuru y'aba basirikare tuyiveho y'abasirikare ba South Africa ikiriho nyine bishwe n'igisasu cyamurutsiye tutahise tumenya ngo cyavuye he kubera ko itangazo ryabo ritahavuga cyane wenda muri icyo navuga kuri icyo cyo kuvuga ko bashobora no kucyitera buriya bavuga yuko cyangwa se n'abazereni kaba yabibatera buriya muri South Africa bariya barwanya kenshi baje muri SADC baza muri Kongo buriya ngo barashaje ntago ibintu bisasu cyangwa se imbunda zigezweho cyangwa ibikoresho bigezweho ntago babizi kuko abakiri bato nibo nyine bari muri tekinoloji bigatuma ibyo bakoresha batabisobanukiwe nyine bakaba uzasanga bamwe bacitse utuguru buriya ngo ni nabo benshi mbona n'abarundi bari muri bya bitaro bya Goma nibyo buriya nibo ntuza bembeje ubundi yagiye kureba arimo niwe yagiye gusura aze ko atababaza kubijyanye no gushyira mu bikorwa icyabazanye
ariko Bemba ngo yanze kuva rwose ngo ku kibuga cy'indege kigona yajyanye baramubwiye ati nusohoka nta kazi kawe ngo nta mutekano twizeye hano ariko sinzi neza nayo iri kuvuga ko ngo bivugwa ko ngo yaba yaramuhushije ubushobozi ngo yararusimbutse cyane rwose ngo yararusimbutse bashakaga kumufata ariko buriya bafashe Jean Pierre Bemba ukabona abahungu baramucakiye ati Bemba niwo yesa twagiye bahita bamutwara kandi bamwita fande twagiye muracana akagenda bakabona bamuziziranye mu ndake umutekano ukubahirizwa bakabona bamuziziranye mu ndake bagahita basohora itangazo bati M23 ifite matekwa hanyuma tugahita tubona irindi tangazo rituruka kwa Kisekedi ati ibiganiro tayari byemewe igenda bwatabyemeye akavuga ati Bemba n'ubundi uri inyeshyamba sha ubwo ni wowe wijyanye ubwo waba joining tuwatugambaniye kandi abahungu never yubona yanga abahungu biwe bafashe matekwa kandi yemerewe ko yabohereje what do you think ni ibintu nk'ibyo so tujye kuri ino nkuru ivuga ku bijyanye n'uko situation yifashe igoma na makuru menshi ari kuza yitura kuri goma hari nk'uko ibihugu bimwe na bimwe byo mu burengerazuba byatangiye gusaba abaturage babyo muri amujyi igishoboka ibindi biti rwose gukorera ingendo hari ahantu zitari ngombwa mubyirinde abandi bati mugume mu ngo mushaka amazi n'ibyo kurya ibintu byo gusohoka cyenyege mu bihagarike bishakira hehe ko ntabwo inzira z'abamugani barabishakira icyakoze bashobora kuhava mu mutekano rwose babangutse ubwo ndavuga Ububirigi n'Ubuholandi icyo biri kuvuga Ububirigi sheri wa Uganda nanjye wa DRC nese abonye idarapo ryabo ejo bundi ibintu barikoreye ryo rwamuje amayuru yajya kumanura ryari ry'Ububirigi bararitwitse reka Kongo ntago waba sheri ishusho nayo ibihe byose kuko ntihabura ikintu kiza kikabakora mu mutwe bukona barakwihindutse bahinduka nk'ikirere information gato cyane niyo umuntu yaba babeshye bumva amabwire na n'ubu ntabwo bari babasha guhosha situation yuko bari gukorana na MONUSCO nako MV turi gukorana na MONUSCO wakazanya kugahuha ntawe umuzi ntawe nuvuga ngo nabo ubwabo ntabwo bazi inshuti n'umwanzi wabo numva ko ntabwo bari stable ikindi igoma noneho ngo ibintu byo gusenga stop it bamuhagaritse ariko nukubera donc ngo ubwoba nabaze mbona abasesenguzi bavuga bati hari ubwoba bwinshi butigeze no kubaho ubundi ibihugu byatangiye kubwira abaturage babyo ngo muve muri uwo mujyi mushake ukuntu muhunga mushyiremo amakarubira mwe mumeze neza hari ikisobanuro ibyo bintu bitanze kandi ejo umuvugizi w'M23 yaratubwiye turi mu ruvugiro bameki baramarije bati abantu mwafungiye mu mujyi wa Goma mwashize muri lockdown baribaza what next ati basijare ntibatuze tuzabaribera anytime kandi ntibahunge ariko M23 niko yavuze aho ngewe nabonye ari atangazo ry'Ubuholandi n'ibintu Ababiligi bari kuvuga na cyane kujya bumva bavuga ngo M23 ngo nishobora gufata Goma ngo Goma ni y'abazungu ikiri nahise mvuga nese tuvuge ko babazungu nabo bagiye kuyitanga abazungu batangiye kuvanamo ababo cyangwa umugana abazungu bavuga bati uyu mujyi twitirirwa nta n'ikintu kinarimo ubundi nibi kandi urumva ari n'abaturage ngo bamwe bavuga bati ubundi byaba nabyiza M23 nahafashe ibintu by'intambara bikarangira niba ari nacyo niba ari cyo kizarangiza intambara n'ubundi nishake hafate bikava mu nzira barabihaze ariko buriya yafashe iriya kapitali nyine ya Nord Kivu ubwo nyine Goma yayifashe ntekereza ko hari icyo byagabanya kuri iriya ntambara kubera yuko byanze bikunze ubuyobozi cyangwa se guverinoma hari ikintu ishobora guhita igira gute ipropoza cyangwa se na M23 igapropoza wenda hakaba habaho ibyo guhuza noneho wa muturage wa mugani agahita agira gute yumva tekanye ariko se ikibazo nibaza Deni yigoma aba baturage barimo batangiye gushirwa haya mabwiriza bo baraza kubyemera
cyangwa nabo ubwabo nibo bagiye kuyifatira ahubwo Goma bashobora bagiye guhaguruka. Kubyemera byo bishobora kugorana kuko wabonye ko nacyagiye ejo bundi uzi ko bari bashyizeho couvre-feu kuri za moto, babonye ibyakurikiye imyigaragambyo yahise iba. Oya, ibi kintu cyose kibaye muri iriya mujyi, akantu kose aka operation cyangwa kandi kantu akariko kose tayari ubundi ngo biba ari imyigaragambyo. Imyigaragambyo ariko se iriya myigaragambyo ihora inaba ko nta kintu mba mbona itanga. Kinshasa ariko bayishyiriyeho ingamba zikaze, noneho ngo bo bazafata yagiye kwamagana ambasade yariyo yose were wake. Ariko iyi Goma ngiye mbona nta kintu itanga, iyo bashyizeho akantu akariko kose bagakora iya myigaragambyo mbona ya societe civile bayaboheje, mbona no gucurangira abahetse. Aba baturage rero ubwo babujijwe kujya gusenga, biriyongeraho ko amahanga atangiye gucyura abantu bayo Igoma, ubwoba bukarushaho kuba bwinshi ndetse ngo n'umutekano wakajejwe cyane noneho abangaba barimo kwangira gusenga by'umwihariko nabagira gute nabajya gusengera ku misozi kuri mountain, noneho aho barikanga yuko hashobora kuvamo nyine abatasi cyangwa se abashobora gukorana n'imitwe runaka yego ni M23 mu kugira gute mu koroshya cyangwa se mu korohereza uburyo ki ishobora gufata ya penetra muri aho ku mugani bashobora kujya gusenga muri 10 hakagaruka aba M23 ubwo nyine gahunda nawe urayumva umujyi kabiri urimo ejo Tshisekedi akazajya kumva terega nta muntu ukiba mu mujyi utari M23 n'abandi bagerayo bakabamobilize bati ngaho manuka utahari kurabyumva nawe gahunda nuko ugomba kubyumva kimwe na M23. Ubwo rero bari kwanga wenda connection y'abaturage na M23. Base babishatse babura uko bakolaboratinga nawe babigenza bate ntabwo babishobora da none baburotse bati bagume mu ishyamba abandi nabwiye muze mu mujyi hari ibindi mugume mu mujyi gusa wenda babo mu mujyi bo ntago ari byemere kuko baraza gukinira kujya guhinga ariko Ituri iba hehe deni muze mbona Monisco iri kuvuga ngo yafatanyije n'aba FARDC gutuma abaturage bajya guhinga muri Ituri nyine babarinze Kodeko na Nord Kivu ndakeka ngo bari barazengerejwe na Kodeko nawe bajyaga guhinga ikabakoramo, ubwo byatumye habaho operation n'ubu bari guhinga babahagarikiye bari guhinga Monisco na FARDC bari hafi aho ngaho n'imbunda n'amayisikoti baze gukora ibyo bikorwa ariko imbundi kuri ngaho yumvira ubwo byo myakizera ko Deni noneho dusomera iyi communique ya ntoza ya Goma ku bijyanye n'amasengesho kubijyanye n'amasengesho iri mu inkuru banayibona kuri bwiza.com ivuga kuri gahunda yafashwe y'uko amasengesho agomba kuba ahagaze, abantu bateye kuja baragira ngo turi kuvuga ibintu tudafitiye facts. Itangazo ryasinyweho rero n'umukuru cyangwa se na meya w'umujyi wa Goma. Kandi nguzabirengaho ewana tayari ahubwo nkibaza none si bwo nk'abantu bamenyereye gusubirizwa mu butayu ubwo kuko hari abantu bemera ubutayu mwana bakavuga bati ngewe ndagenda n'icyo bagure nirambike hehe Imana insubize wenda biri bunamfashe no gusengera uwo mujyi wa Goma umererwe neza. Yego Deni aho turebera ya yindi y'ubuhorandi uze gwititunyiramo le maire de Goma le commissaire supérieur principal ukahita wumva ko ari umupolisi n'umupolisi Capitaine de Commande Faustin informe à tous les responsables des confessions religieuses dont les fidèles fréquentent les différentes collines pour la prière et l'intercession que pour des raisons sécuritaires cette activité est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Ni ukuvuga ngo umuyobozi w'umujyi wa Goma uriya komiseri mukuru Capitaine Commande Faustin aramenyesha abayobozi b'amatorero ndetse n'abakristu bajya gusengera ku dusozi dutandukanye ko ku mpamvu z'umutekano icyo gikorwa kibaye gihagaritswe kugeza igihe hazatangirwa amabwiriza mashya.
ubwo ayo mabwiriza azatanga ubwo mbese barabanza bakubita amabwiriza azatanga no gukubita icyumizo bakavuga ariko muri Kanyamahoro ubwo ibi biranagucuruje rw'uko abantu bavuga ngo Kanyamahoro ngo no mu dusozi twegereye Goma ngo hose ntago M23 bihari ngo nyine bari kubona se Kanyamahoro niba M23 yifashe nahoze numvije babisobanura bavuga ngo FARDC ahiri ni hino nyine mu nzira zigoma ariko mo hirya mu misozi hose hari occupé par M23 ati rero ubwo nta cyizere cy'uko abaturage bazajya mu misozi ubwo niko atekereza mu misozi kontrolwa na FARDC gusa iwe arakeka ko bashobora no kuzigira no hirya bakagera no muri izo site zindi zirimo aba M23 bakaba baganiriza bakabumvisha politike yabo nyine urumva subwo urumva biba birimo politike irenze kuba abaturage babumviye ishyamba byaba ari ikibazo kuri leta ya Cirimwami yo muri Nord Kivu ntabwo byaba ari byiza niho rero ubwo ngubwo kuri basenga niho itangazo n'ikitangazo rivuga rya Kapendi wakomeza noneho yego hanyuma n'ubundi muri ibyo byose barimo kwasira security n'ubundi noneho n'abahorandi byageze hakurya bavuga bati rwose bantu bacu muri hehe murakora iki nimwitonde niba muri Goma muze cyangwa se mushake ukundi kuntu mubigenza hanyuma ngo ni kuri uyu wa gatatu ministeri y'ububanyi n'amahanga y'Ubuholandi yahamagariye abenegihugu b'Ubuholandi bose bari i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri uyu mujyi mu gihe ku ruhande rw'Ububiligi bukomeje gutanga inama zikomeye zo kwirinda ingendo muri aka karere hanyuma mu ijoro ryo kuva kuri uyu wa kabiri kugeza kuri uyu wa gatatu ushize inkuru yakozwe yego umujyi wa Sake wari ugoswe n'inyeshyamba hanyuma kubw'ibyo iyi ministeri y'Ubuholandi ivuga ko rero ibintu mu mujyi bituranye na Goma mu mijyi ituranye na Goma bishobora kudogera vuba hanyuma uri Goma hano ubwo baribazaga babaza bati uri Goma va mu mujyi niba ushobora kubikora mu mutekano wose ubwo hanyuma ngo niba ushobora kubikora vamo umutekano ubwo nukuvuga ngo ushobora no kuhava cyenyege bakagufatira mu nzira bakakugirira nabe abanyekongo bakakotsa cyane bakanakurya bamwe kuko twabonye kenshi barya abantu ahangaha bashobora kuba bafite n'impungenge bamugani ko babarya bitewe nuko buriya bihugu rero byo mu Europe bihugu by'abazungu cyangwa se bya Amerika muri Uburayi cyane buri icyo mbikundira iyo igihugu cyabo cyangwa se abaturage babo bari mu gihugu runaka bakasa icyo gihugu kikaba kitarimo umutekano tayari ikintu cya mbere bavuga bati umuturage wacu umuturage wabo abantu bakunda cyane niyo mpamvu abantu bamwe na bamwe bumiwe babonye South Africa nayo batekerezaga ko imaze kujya kuri urwo rwego rwo gukunda abaturage rwo kugeramo iyo demokarasi yohereza abaturage kujya gupfira hariya ku mpamvu batasobanukiwe ndavuga babasirikare nyine yohereje nka Tanzania abantu baratunguwe bati ibihugu ntago twari tuzi ko byakohereza abantu hariya noneho bamugani nka Tanzania byo yagombaga gutungurana bijyanye nuko ubundi Tanzania itangiye kuvugwa muri uno mwaka cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye 2013 burya ariko byaraje birakubita bimaze gukubita bihita byongera biraceceka nuko Kikwete sava ku butegetsi Magufuli akajya bagahita bihosha ariko yaguma hose ugira ngo ntituba tukireba nayo ngo tuba tukireba nayo ngo kaba karabaye yego ariko urumva nyuma yaho habayeho gutuza kuko urabizi yuko buriya na Tanzania ntago hajya yumva mu bintu nk'ibyo by'intambara byo kuroha abaturage bayo byari ibintu byinshi byo ariko Tanzania sinzira muri kuyikurikirana situation politique muri cya gihugu irimo iragenda ihinduka nanjye nibyo ndimo kuvuga politike basigaye batabwa muri yombi y'ikirenge batavuga rumwe n'ubutegetsi amashyaka amwe namwe nta kivuga rumwe ubundi wasangaga
benshi ishyaka rimwe ryemeje abandi bashobora kuvuga bati yego ntitubyemera ariko ntihabeho ibintu bya polemike byo guhanga ariko muri ino minsi sinzi wa mugani niba ari Kikwete uri inyuma y'amarido ugenda uvuga uti ashaka kugira ngo cyangwa se buriya Kikwete ntashaka buriya gukomanyiriza uriya mu mama uriya mubyeyi ngo najya kwiyamamaza bizanye akasa nkaho aturuka inyuma y'abari akazambya ibintu akajya agenda asunika ibintu abizambye nabizambye rero CCM niyo yabihomberamo kandi ubwo urumva na Kikwete yabihomberamo kuko ari umusisiye na CCM yose yahitirekura bwa butegetsi yari yarafashe yari imaranye igihe kinini ariko rwose iby'u Rwanda na Tanzania ni ibintu biba biraho ibyo nyine tu nuko nguko n'ibyo bya Kikwete ubwo Kikwete azakomeza nyine ayoborere muri aba mubyeyi kugeza igihe CCM izidekararira ikavuga iti reka cyangwa se nawe kugeza igihe abivumburiye akavuga ati nako wenda sinzi niba atari yanabivumbura cyangwa se igihe avuze ati nanjye nka perezida ngomba guhaguruka nkahagarara nta mubyeyi sinabonye ari umusilamu ajya buriya akantu k'ubusilamu abasilamu kandi n'abanya hari ukuntu baba bameze ku bagabo buriya ko ntikazajya kazamora ko kubaha se hari ukuntu bigira ku buryo ni umuco ariko nanone ntago wakomeza kurebera igihugu kirimo kujya mu kangaratete cyangwa kiri kujya mu kaga areba niba azagira akavuga ati iby'idini mbaye mbishyize hasi reka manze ntegeke ubwo buriya kugeza ubu ntarategeka neza buriya ntabwo aratorwa aracyari mu nzibacyuho amatora ni mu mwaka utaha inzibacyuho yagombaga kurangiza igihe manda ya boss yagombaga kumara ya Magufuli so ni ibyo ngibyo rero ubwo ni nabyo twavuga kuri ino goma nyine ibihugu bitandukanye byatangiye kubwira abantu babyo ngo bavemo ubwo nyine kuvamo kwabo tuzareba niba bari bafite ishingiro cyane niba barikanze ubwoba ariko ni ibyo rero hanyuma ngo Muyaya harya ngo ari kuvuga gute Muyaya yongeye nanjye gukoresha imvugo ngo yo gutogota ariko ntago ariyo nkoresha ntago ariyo nawe nese urumva nyikoresheje ntago nyikoresheje ntago twikoresha urumva yavuze ngo ibiganiro na M23 rwose babyibagirwe ariko urumva bakomeje kugenda babivuga n'ubundi kuva na kera ahubwo ikindi yongeyeho n'ubundi yuko n'amahanga akwiye kotsa igitutu u Rwanda rufasha nyine M23 ngo rukareka gufasha rukareka kuyifasha mbese kandi amahanga akarufatira iki ibihano yabibwiye nde yabibwiye BBC yari mu kiganiro yagiranye na BBC cyangwa yari gusubiza share mu kubyo yavuze ku mugoroba abwira Bwiza TV wabona ubwo naba yarebye akavuga ati reka nanjye twese turabavugize sibyo kuko ubwo numvishemo ako kantu ko gufasha M23 munibuka ko hari mukuna yari kuvuga ati ibyo ngibyo nta hantu bihuriye rero bimureba badoginga ikibazo ati babyita kudoginga hanyuma UPDF nayo ndabona hasubije biriya bintu by'ibitwaro byavugwaga ngo byinjiye ibicuru ibimodoka n'ibiki ni itangazo ryasohowe n'iki gisirikare cya Uganda ryashyizweho umukono n'umuvugizi Brigadier General Felix Kurayige rivuga ko UPDF ngo ishaka kunyomoza nyine ngo ayo makuru y'ibinyoma ari gukwirakwizwa n'uwitwa na Bwana Jire Murumba ngo yuko UPDF iri muri Rucuru hanyuma ngo mu rwego rwo kugaragaza ngo in attempt to authenticate these disparate claims he uses photos of our force that were part of East African Community Regional Force ati rero mu rwego rwo gusiga amavuta ibyo binyoma bye cyangwa kugaragaza ukuri kwabyo ngo yakoresheje amafoto y'ingabo zacu zari mu butumwa bw'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba arangije Kurayige aravuga ati ino foto yagaragaje yafashwe ubwo ingabo za Uganda zinjiraga zo nyine zo muri uriya muryango wa yase zinjiraga muri Cengero ni ku mupaka rero mu bice biri Bunagana hagati ya Bunagana na ku muhanda Bunagana Rucuru kugera i Goma
ngo ntago rero ziriya modoka zigeze zifotorerwa muri Sake nk'uko no mu Jire Murumba ari kubivuga. hari akantu nabonye aho ngaho bamuvugaho Kurayige arangije ati uyu Murumba rwose mwumva ati ubusanzwe ni umuvugizi wa FDR ngo kandi ngo barimo baragerageza ngo barageza mbese kwerekana impamvu zo gutsindwa kwaba imbere ya M23. yego Bakoresheje nyine ngo ibyo binyoma. ariko se Deni buriya UPDF ntiyakotoye yagombaga gusubiza Murumbara Murumba kubera ko inzego zitari zimwe zitamacinga cy'igihugu gusubiza Murumba wo muri FDLR ako kantu nubwo wenda batanze umucyo tumenye ibyari byari kubundi bagombaga kubica amazi cyene uko mbibona ibyange byo Rwanda rwo rutajya rukosubiza ibyo ntabwo rusubiza uko ako kantu ariko naremukaje bivuze ati ibintu biba bizenguka mu itangazamakuru byose ntabwo byose wasubiza ejo FDL yavuze wasubije ejo abakongomani bavuze wasubije ejo Muyaya yavuze wasubije Kisekedi yavuze reka ibyo bibona nk'amahombo bya bindi byo by'abana bajyaga bavuga cyangwa ni ibirogorogo aya UPDF rwose ahangaha ntago mbemeye mwagombaga kumureka niba ari Murumba mwasubizaga mukabanza mukabyorera bakajya basubiza ibiri seriye nyine niko bimeze ariko nyine ubwo batanze umucyo ibyo bitwaro bisi iby'abagande ntago ariko kuri ahubwo kuri nuko nyine zari zagiye muri aircraft ariko bo banapfa kuvuga barabizi ko abantu bafitanye amasezerano yo kurwanya z'umugani ubundi hawe bitwaro ubundi bitwaro byabura none se ejo ujya kumva babishe byihebe ijana ejo bya ADF ejo bingahe baba babyicishije iki si ibyo bifaru nizo mbunda cyangwa nizo ibyo byo numva n'urucabana kabisa twasoza iki kiganiro ngiye ko mbona rwose amakuru tuyamazemo Oya tunayabahe agishyushye urumva ari aya meki cya gitero na cya gitero okay yes cya gitero Karundura cya FARDC na coalition reka tuyabahe agishyushye mu gihe tugitegereje ariko turasuhuza okay reka dusuhuze Daniel Nkaka ndagusuje Dias Connect ndagusuje Marigorite ndagusuhuje Chris Jane ndagusuhuje Safe Kungaruye Sun The White Sand uramwibuka ndagusuhuje nsuje Karangoyire Epifani abanye ndabasuhuje numva mfite ariko mfitemo nabandi benshi nuko kugira ngo namwe Deo David Muhoza Atanaze ndeho kubgayo Rashidi ngo ni Farsi Banda ndagusuhuje nawe nsuhuze kandi uyu muntu bita Rose Bubanje nsuhuze Ernest nsuhuze Juste Buseruka sorry nsuhuze kandi uyu bamwita ngo Ernest Ndoze sinzi ukuntu yitwa nsuhuze kandi uyu bita iri zina nawe nabasha kurisoma ngo niba ari Herishi wati gusi ni igishinwa ni igisharabia ni igiki ndasuhuza kandi ejo twakoze ikiganiro rero cyari kirimo Magashi kirimo Meki kirimo Bosco BNDM nyine nanjye nawe uraho hafi maze abantu bose baragikunda buri wese mwakunze iki kiganiro ndabasuhuje cyane cyane na comment ijana 31 cyo kuri harimo nka Inosa Munyankera harimo Chantal Makuraza Vedaste Rurangwa uyu witwa ngo Uwagaseke ndagusuhuje Joseph Rutiyomba harimo n'abantu bari baragiye bagarutse Kamanzi Samuel Menyanibi Kamanzi ragarutse Imana irakora Hadija Mujawa Yezu abayuzazi mwese udahe Job egoko Kimenyi Virgile ntago nabavamo pe mwese abantu mwatanze comment kuri iki kiganiro cyo kimwe no kubindi biganiro bitandukanye bya Bwiza TV ndabasuhuje pe bifurije gukomeza kuryoherwa na gahunda murimo Denis nawe hari abufite se nawe dore ndabona kuri kiganiro bose abo mutavuza amazina ngenda basuhuje mwumve ko tubakunda kandi tuhoza ku mutima kandi ari mwe dukorera hanyuma tubifuriza kugira ibihe byiza Imana ibarinde mwakoze mukomeze kugira ibihe byiza ciao ciao bye